Vestin ndetse na Dorcas turabizi neza bari muri Canada, ariko mu gitondo twagiye tubona post iteye ubwoba, post yasajije imihanda y'i Kigali rwose bimeze nabi cyane. Ubona post yashyize hanze yabakoze ku mutima. Uyu Vestin rero yateruye avuga ati ntabwo nishimiye ubuzima ndi kunyuramo, nta nubwo yewe iyi nzira nahisemo ari nziza, nta nubwo nari nkwiriye gukora bino. Gusa iyi post yashyize hanze ni post yagaragazaga yuko mu rugo iwiwe bitameze neza, ariko nyuma yaje kugiraho iyi post arayisiba. Ese ukeneye kumenya impamvu iyi post yayisibye, cyangwa urashaka kumenya impamvu iyi post yashyize hanze? Ibi ni ibintu buriya umuntu ajya gufata umwanzuro wo kuvuga ati ngiye kwiyandagaza, ngiye kwishyira ku karubanda, noneho kameme uri umustar nka kuriya ufite abantu benshi bagukurikirana. Kiba ari icyemezo gikomeye kandi ari icyemezo umuntu buriya amaranye igihe kinini. Ibi rero yabikoze mu buryo bwo guca amarenga ko bishoboka ko ari muri Canada atazigira anagaruka, cyangwa se nubwo yagaruka akaba atazasubirana n'uyu mugabo wiwe. Ariko nanone harimo ikibazo kubera yuko post yayisibye. Niba kuko ibyo yakoze ari ukuri cyangwa se ahamanya n'umutima wiwe, post yari kuyirekura abantu bose bakayireba, ku buryo nta wundi muntu uri buze kuvuga ngo habayeho ngo kuba yahakingwa, habayeho iki. Ariko nanone guhakingwa nabyo birashoboka. Nimba yahakinzwe, abahaka bameze nabi muri iyi minsi bashobora no kubikorera hama bakahita bayisiba. Kugeza na n'ubu rero nyir'ubwite nta kintu na kimwe aratangaza, haba na murumuna we nta kintu aratangaza. Mbibutse neza ko bari mu bitaramo bizenguruka Canada. Ibi rero nabyo bishobora kuza kuba byakwica igitaramo bano bana b'abakobwa bari bafite kigiye gukurikizaho ibindi bagiye bakora kandi byiza cyane. Ubu ndakeka isi yose yamaze kuba yamenya ibibazo uyu mukobwa afite kandi binagoranye cyane. Ibi rero nanone abantu bakomeje kubihuza n'ikiganiro bakoranye na Irene. Aravuga ati wa mwana w'umukobwa ubwo ari kubwira murumuna we Dorcas, uramenya utazakora ikosa ukazashaka ukiri mutoya, kubera yuko ni ibintu bya hatari, biba bikomeye cyane, biragoranye cyane. Uyu mukobwa rero yakomeje ari kuroza ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byo mu gihugu birandika, televiziyo ziravuga, amaradiyo, bose nuko nguko bimeze. Ubu aka kanya turi kwibaza umutima wa Vestin umeze ute? Ese ari kurira? Ese arishimye? Mutubwire muri comment, mwebwe murabona bimeze bite? Muratekereza iki? Ese birakwiye koko umwana w'umukobwa ku myaka ya 21 ashinga urugo ku mezi 4 gusa ahita atekereza gusenya? Ibi ni ibintu bitumvikana kandi bibabaje. Twagira ngo tubasabe mwandike muri comment niba uri mushyashya